soul ties mbi ibaho ari uko gusa wakoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu iyo uryamanye nawe uhita ukingura umuryango w'imyuka. Ni Inzira Nziza podcast nk'ibisanzwe ni Duncan Master murakaza neza. Arimba kumba yarashize iminsi ariko Imana ishimwe kubwo kuba ikibarinze, reka tugume tuganire. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza ikomeye. Reka mvuge ko ikomeye kuko igihe nandi kwiga kuri yo ndi gusoma ibijyanye nayo numvise ari amakuru y'ingenzi ngomba kumenyesha umuntu wari wese nkunda, umuntu wari wese nitayeho, umuntu wari wese numva ko yagira imibereho myiza. Okay, urakoze, thank you for tuning up. Reka dukomeze tuganire ni Inzira Nziza. Tugume tuyibemo, tuyigenderemo abantu dukeneye kugira icyerekezo cyiza n'imibereho mizima. Murakoze cyane. So hari ibintu bibi tugenda dukora, ibyaha tugenda dukora ugasanga ntabwo birangiye gusa tubikora, ugasanga bifite inkurikizi nyinshi mu mibereho yacu y'ahazaza, mu buzima bwacu bw'ahazaza. Nakunze kwibaza impamvu Bibiliya ivuga ko ubusambanyi ari icyaha kibi kuruta ibindi, ko ari Imana biri mu byaha Imana yanga. Ndatekereza ndavuga se kuki abantu benshi dukunda gukora icyo cyaha, ndetse mu gihe turi kugikora tukumva ko ari pleasure, tukumva ari byiza, tukumva tubikunze, ku buryo binagoye cyane kugira umuntu inama washatse gukora icyaha kimeze gutyo, cyangwa umuntu no kwiyumvamo amarari yo gushaka gukora icyo cyaha. Je nafashe umwanya ndavuga se ni ibiki bibi, ni zihe ngaruka zishobora kuva mu busambanyi. Hari izo tubwirwa wenda nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse ndavuga se atari izo niba agakingirizo wenda kaba gashobora kudukingira izo ndwara zose. Kuki kuri Bibiliya iguma kuvuga ko ari bibi? Nyuma yo kuba ari icyaha se ni ibihe bindi bibi biba, cyangwa ni ibihe bibi bikomoka ku cyaha cyo kuba wakora sex n'umuntu cyangwa wasambana n'umuntu? Naje gufata umwanya rero ndadivinga in ngera ku kintu bita soul ties cyangwa ihuriro ry'imitima. Buriya icyaha cy'ubusambanyi cyangwa yego icyaha cy'ubusambanyi aho kibera kibi kurusha ibindi ntabwo ari icyaha nyine uba ukoze gusa ngo birangirire aho ngaho, nk'uko ushobora gukora ikindi cyaha bikarangira. Ni icyaha ubukoreye muri wowe imbere, ni icyaha ubukoreye mu mubiri imbere. Niyo mpamvu Imana icyanga cyane. Rero so uyu mwanya nagize ngo to breaking it down, turebe neza tugere ku ngaruka za nyazo z'ubusambanyi uko zikora, ndetse nuko umuntu ashobora kuba yasobanukirwa icyo bita soul ties, ihuriro ry'imitima, ibintu biba iyo wamaze gusambana n'umuntu, cyangwa ibintu biba iyo wamaze kuryamana n'umuntu. Ese iyi igikorwa kibaye mukaba muraryamanye birarangiye, ni ibihe bindi bintu biguma mu buzima bw'umuntu nyuma y'uko icyo gikorwa kibaye? Akenshi dukunda gutekereza ko hari ibintu urubyiruko cyangwa abantu bakunda gukoresha ngo ni hit and run. So ntago ariko bimeze. Ku magambo ushobora kumva ko ari hit and run, ariko iyo wagiranye relation sexuelle n'umuntu muragumana ubuzima bwawe bwose, nawe muragumana ubuzima bwe bwose. Niyo mpamvu Imana itubwira iti please twitonde kino cyaha. Ntago kukikora biroroshye ndetse no kukivuga biroroshye, ariko ibisigisigi cyangwa ingaruka bisiga mu buzima bwacu nibyo bintu biteye ubwoba kurusha ila pressure tuba twakuye mu cyaha. Reka rero turebe kuri soul ties. Soul ties ni iki? Soul ties ni ihuriro ry'imitima ribaho iyo abantu bamaze gukorana imibonano mpuzabitsina. Soul ties ziri mu bwoko bubiri, hari soul ties mbi na soul ties nziza. Reka tuvuge wenda kuri soul ties nziza, ni cya gihe mufite covenant n'umuntu, mufite isezerano n'umuntu mwagiranye, Imana yarabihaye umugisha ko ari urugo nyine ko mwashakanye. Aho ngaho
mugira icyo bita soul ties ariko nziza, hahandi umwe aba yiyumva mu wundi, umwe aba atuye mu wundi, kuko Bibiliya yatubwiye ko mu Bakorinto igice cya mbere no umurongo Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 6 umurongo wa 16 hatubwira ko nyine iyo umuntu yaryamanye n'undi bahinduka umubiri umwe. Rero kubashakanye biciye mu nzira nziza iby'Imana yemera biba umugisha kuri bo. Ayo soul ties aba ari soul ties meza, aho umwe aba mu wundi. Noneho hakaba na soul ties nyine mbi. Soul ties mbi ibaho ari uko gusa wakoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu bitari mu sezerano, byitwa ubusambanyi. Aho ngaho nyine bigira soul ties mbi, kuko nyine muba mubaye umubiri umwe kandi ugasanga mudahuje intego, ugasanga nta kintu kizima mwumvikanyeho mu buzima, umwe azamarira undi uretse gusa icyo gikorwa kibaye kigahita kirangira, ariko ugasanga umwe yinjiye mu wundi kandi by'igihe cyose bitazoroha ko mushobora gutandukana. Rero iyi ni soul ties. So rero tugiye kureba icyo bita mu by'ukuri, wenda tuvuge ngo uko soul ties zikora. Soul ties zikora zite? Mu buryo bw'umwuka abantu babumwe, iyo umaze gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mu bumwe, wabyanga wabyemera mu bumwe, mugasangira umwuka, mugasangira nyine ibintu, iyo tuvuze umwuka nyine spiritual, n'amarangamutima murayasangira, kuko umwe amarangamutima yawe yivanga naye. Ikindi, imitekerereze yanyu hari uburyo ihura, imitekerereze yanyu irahura. Hari igihe usanga nyine hari imico wari ufite mbere yo kuryamana n'umuntu runaka, mwamara kuryamana ukajya ugira indi mico nawe ubona ko atari wowe, ukajya wumva muri wowe hari ukuntu uri kwakitinga bitandukanye n'uko wari umeze mbere. So hano bigira ingaruka nyinshi mbi. N'urugero, niba wenda uryamanye n'umuntu uri spiritual cursed, ufite uburyo yavumwe mu buryo utazi, kuko ushobora kubona umuntu ari mwiza agaragara neza, ariko ntabwo uzi background ye, ntabwo uzi iwawe niba baraterekeraga, ntabwo uzi iwawe imivumo afite, ntabwo uzi uwo ari we, mbese uramubonye gusa physical muraziranye, ariko iyo uryamanye nawe uhita ukingura umuryango w'imyuka runaka utazi. Rero iyo myuka aba winjije mu buzima bwawe, igisekuru cy'uwo muntu ntabwo ukizi, uwo muntu uwo ari we ntabwo umuzi, imivumo afite ntabwo uyizi, imikoshi yose afite ntabwo uyizi, uhita uba umwe n'uwo muntu. Ariho usanga umuntu wenda hari abakunda gukoresha imvugo nagiye numva ngo nk'iyo umukobwa cyangwa nk'indaya ngo imaze kubonana n'abagabo ngo ijana ngo arasara. Sinzi niba ari ukuri, ariko nyine ibyo wumva ushobora kuba nawe warumvise babivuga. Urumva uwo muntu aba ari kopi y'abantu benshi, aba afite abantu benshi bamurimo. Hahandi usanga nyine uko wari uteye mbere, uko umuntu yari ameze mu buzima bwe busanzwe, ntabwo akiriwe, yanduye imico runaka nawe atamenya. Asigaye arakunda gusambana ku rugero ruteye ubwoba, asigaye arakunda gusinda, agakunda kurakara, ugasanga mbese hari imico myinshi yagiye imuhuriramo kubwo abantu benshi batandukanye yagiye aryamana nabo. Ikindi kintu kibi wenda nko ku bantu baba barashakanye, ushobora kujya guca inyuma wenda nk'uwo mwashakanye ukaryamana n'undi muntu. Iyo uryamanye n'undi muntu uragenda kopi neza ya wa muntu, imico ye, imivumo ye, uwo ari we wese mu buryo bw'umwuka, ukabizana ukabyinjiza mu muntu mu bantu. Hari igihe ugasanga wenda nk'umugabo aragiye aciye inyuma umugore, aryamanye n'undi mugore, afashe ubuzima bw'umwuka bw'uwo mugore baryamanye cyangwa bw'uwo mukobwa, iyo mikoshi cyangwa aho hahise ibyo bintu bitagaragara byo mu myuka, akabizana agahita abyinjiza mu mugore we. Ushobora kuba wikingiye, ushobora kuba nta sida wazanye cyangwa nta bundi burwayi wazanye, ariko ugahita winjiza uwo mwuka mu mugore wawe. Umugore wawe wari ufite tuje, wari umeze neza, wakumviraga, wari ufite nyine esprit y'umugore muzima wundi uzi wishakiye. Mu myaka runaka ukajya ubona ari kuba wihati, ari guhinduka, hari imivugire asigaye afite atarafite, hari imikorere asigaye afite atarafite,
ibyo bintu bikagenda bikinjira mu bana, ugasanga nyine urugo rwanyu cyangwa covenant yanyu, isezerano ryanyu mwari mufitanye wowe nk'umugore n'umugabo, mubana mu rugo muri nk'abantu nka 5 cyangwa 10 bitewe n'umubare w'abantu mwagiye muryamana nabo, muri abantu babiri ariko muvangavanzemo abandi benshi. Ari usanga nyine kubana bitagikunze, cyangwa ukabana n'umuntu wari uzi ngo ufite umuntu muzima, abantu bakajya baravuga ko uriya muntu yaratuje, ko yari umugore w'umutima, cyangwa uriya mugabo ko yari umugabo muzima. Byagenze gute? Kumbe mubona abantu babiri babana mu rugo ku mibiri ku maso, ariko bitewe n'ahantu bagiye banyura mutazi, ugasanga ni urugo rumwe rw'abantu babiri ariko harimo nk'abantu 10. Noneho ugasanga ibyo bintu byabaye attracted ku bintu biri negative gusa, ya myuka mibi y'imikosho ugasanga niyo yaje mu rugo, ugasanga abantu baragiye barahindana, indangagaciro bari bafite zarapfuye, abo bari bo ntibabebo bakaba bandi, bitewe nuko babasha gukingurira iyo myuka mibi biciye mu ibyo bikorwa byo gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye cyangwa badahuriye mu isezerano. So nanone ingaruka za soul ties ni nyinshi. Habamo nko kuba wabura amahoro, kubura amahoro. Rimwe na rimwe wareba ahantu wibereye mu rugo cyangwa mu buzima urimo, ibibazo bibaho birasanzwe, ugasanga yego wenda ufite ibibazo, ariko wakumva ikigero cyo kubura amahoro ufite muri wowe, ukumva ntabwo gishobora kuba kingana n'ibyo bibazo waciyemo. Hahandi usanga umuntu nyine atakiresista, ugasanga umuntu asigaye arakara ku buryo budasobanutse, n'ikintu kidakwiriye kumurakaza ugasanga kiri kumurakaza, muri we akaba adafite akaruzinga kwihangana. Ikindi ugasanga umuntu ariho usa nk'umuntu uri gustrugglinga mu buzima bwe, ugasanga nawe ayifitemo ibibazo runaka atazi iyo biri kuva, agakomeza ibintu ku rugero rutari rusanzwe, bitewe nuko hari kopi y'umuntu umurimo aho ari afite ibindi bintu ari kurwana nabyo, wowe akaba ari wowe wakira amarangamutima y'uwo mwuka we. Ugasanga umuntu hari ibi yakoze ahahise he, hamuhahora hamubuza, bihora bimubuza amahoro uwo muntu mwaryamanye cyangwa muryamana, kuko mwamaze kuba umubiri umwe mu buryo bw'umwuka. Ugasanga uri kuba victime y'umubabaro w'ibintu byabaye ahashize mu buzima bw'umuntu utazi, kuko wamaze nyine gukingurira umuntu akaba mu buzima bwawe, mukaba umubiri umwe nk'uko Bibiliya ibitubwira cyangwa nk'uko ijambo ry'Imana ibitubwira. Rero mu bimwe mu bizakwereka ko ufite aya soul ties, uzasanga wowe ubwawe nyine uwo wari uzikuriwe wibonemo impinduka zidasanzwe, nko kuba wenda wahoze ibitekerezo ku muntu mwaryamanye, nubwo haba hashize imyaka myinshi, ugasanga ibitekerezo bigusunikira ku uwo muntu ni byinshi, cyangwa inzozi zigarukamo ku uwo muntu ni nyinshi. Ugasanga nyine ufite nka connection cyangwa urukumbuzi rutari ngombwa ku uwo muntu. Ikindi kintu kigaragara, ugasanga urukundo rundi wagiyemo uri umuntu udashobora kuba mu rukundo ruzima, igihe cyose ugahora ufite impamvu zigutera kumva nyine utashyira ikirenge hamwe mu rukundo watangiye rundi rushya. Ugasanga nyine byishe amarangamutima yawe ku buryo udashobora kwitangira urukundo ruzima, ugahora nyine amarangamutima yawe adashobora guhagarara ahantu hamwe. Ikindi, ku muntu ufite soul ties mbi, ntabwo ajya ashobora kugira ubusabane n'Imana, nyine ngo usenge wumva ubohotse, ngo wumve uri kumwe n'Imana. Hari igihe abantu ugasanga ni umukristo arasenga, ariko bitewe n'ubwo buzima yaciyemo ahashize, ugasanga nyine afite soul ties mabi. Igihe cyose yasenga, nubwo yasenga kumva nawe ntabwo ari gushikira ubwiza bw'Imana, ntabwo mbese ari guhura neza n'umudendezo w'Imana cyangwa wo kwakira agakiza, bitewe nuko uwo muntu wenda ufite uwo muntu aracyakurimo soul ties, iyo myuka y'uwo muntu mwaryamanye ziracyakurimo. Igihe cyose ugerageze kwegerana n'Imana ntabwo nyine bikunda, kuko ufite iyo minyururu iguhambiriye, ufite iyo minyururu ikuboshye idashobora gutuma urenga aho hantu ngo wakire ubusabane n'Imana.
ariko hari uburyo birashoboka ko ushobora kuba waca izo soul ties. Bigenda gute kugira ushobora kwitandukanya n'abantu mwagiranye umubano ukomeye gutyo ariko mutakiri kumwe, mutagifitanye gahunda yo kubana, mutagifite n'indi ntego? Ni gute wakwitandukanya n'urwo rukumbuzi rutari ngombwa rugenda rukugarukamo? Ni gute waca iyo minyururu ikubuza kuba hari urukundo ruzima wakongera kugira kubwo guhora uhambiriye kuri urwo rwashize? Ese ni gute wabona waritura icyo kiraro kigusubiza inyuma kikaguhuza n'ahashize kandi mu by'ukuri ushaka gukomeza imbere? Birashoboka kuba byakunda, ariko ntago byakunda ngo kuko umuntu akuganirije, ahubwo bishoborwa gusa nuko ushobora kwakira agakiza ndetse ukanatura ibyo bintu imbere y'Imana kandi ukaba mu buzima bwihambiriye ku Mana. Kuko soul ties iyo hatabaho icyo bita deliverance, ntabwo ushobora kwitandukanya n'abo bantu bose muba mwararyamanye. Haba igihe bigiye bigasa nk'ibicecetse ntubyumve, ariko once in while, mu gihe kimwe ahantu runaka bikakuzaho, bikakurusha imbaraga, bikakuzaho, bikagushyiramo indi mood udakwiriye kuba ufite. Kuko nyine you already tied there, urahambiriye ahantu runaka, uhambiriye mu buzima bw'undi muntu, urimo mu buzima bw'undi muntu, kubwo kuba mwarashyizeho iyo covenant, iryo sezerano ryo kuba umubiri umwe. Rero iyi Imana ivuze ngo ni icyaha kibi yanga, ubundi ibyaha byose dukora ntacyo bitwara Imana. Impamvu Imana ibitubwira ko ari ibyaha bibi, ari ibyaha yanga cyane, ntabwo ari uko nyine hari icyo bitwara Imana. Buriya iyo nkoze icyaha ntacyo bitwara Imana. Iyo nkoze icyaha icyo ari cyo cyose wakora, Imana irihagije ku buryo icyaha cyanjye kidashobora kugira ingaruka ku Mana. Ahubwo ibyaha nkora, ibyaha dukora, ni twebwe bigiraho ingaruka. Rero iyi Imana ivuze ko ibyanga, ntabwo tuba dukwiriye natwe kubyanga cyane, kuko ingaruka direct ziba kuri twebwe, ziza kuri twebwe. Rero Imana isi neza uburyo irabisobanukiwe kuntu bigenda iyo twakoze icyo cyaha cyangwa iyo twakoze ibyo bikorwa bimeze bityo byo kwinjiza abantu mu mibereho yacu ngo tube umubiri umwe, kandi Imana itarapanze ko abo bantu bagomba kuba umubiri umwe natwe, batari ku rwego rwacu cyangwa tutari ku rwego rwabo mu buryo bw'imibereho cyangwa bw'umwuka. Niho bikomereye, niho tuba tugomba kumenya ko ibyo bintu bikomeye, gufata amaraso yawe ukayavanga n'undi muntu, umwuka wawe ukavanga n'undi muntu utazi uwo ari we, kubwo gusa ugize irari ry'umwanya mutoya, ngo ufate umuntu uhita umuha karibu y'iteka ryose mu buzima bwawe, ngo wakire imyaku ye yose, wakire n'imigisha ye yose. Ni risk z'ubusazi, ni risk zitari ngombwa. Ikindi, uburyo ushobora guhangana n'izo ngaruka cyangwa uburyo ushobora kwitandukanya na soul ties, nta yindi nzira uretse kuba wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, then ukabasha no kubaho mu buzima busenga buri munsi, kandi ukabasha no kwatura ibyo byaha byawe, ndetse ugafata umwanzuro wo kubaho mu buzima bwa buri munsi uri kumwe n'Imana, kugira ngo ubashe kwitandukanya n'abo bantu wihuje n'abo bantu Imana itashakaga kuba mu buzima bwawe. Nshuti yanjye, ushobora kuba warabikoze cyangwa ushobora kuba narabikoze nk'uko dusanzwe dukora ibyaha for pleasure, kugira gusa wenda twimare irari tuba twagize. Ariko ntabwo tujya dukunda gutekereza ko ibi bintu, ntabwo dukunda gutekereza ko rimwe na rimwe icyo gikorwa tugiye gukora cy'isaha imwe cyangwa cy'ijoro rimwe kigiye kwafekita imibereho yacu yose, kigiye kwafekita umuryango wacu wose, kigiye kwafekita umugisha n'umuhamagaro wose dufite. Yaba twabimenyaga ko bitarangirira hariya, ngo niba ngo biradukunda kuvuga nyine ngo ni hit and run, ngo birabaye, ngo turahuye, ngo nta by'inkundo, ngo ni hit and run, bikarangiriraho. Yaba byabaga ari ibyo ngibyo nta kibazo, ariko aho bitereye ubwoba nuko nyine iyo wamaze kwihuza n'uwo muntu, si ngombwa ngo mube mwikingiye mwakoresheje ibiki byari byo byose, uwo muntu urajya mu buzima bwe nawe arajya mu buzima bwawe. None se uwo muntu ninde? How there are you? Tuba turi ready bingana iki kumva ko tugomba kwakira imibereho n'imyuka byahashize cyangwa mu buzima bw'uwo muntu? Tuve wenda ku ndwara zandura, izi ngizi zandura zisanzwe, turebe ko icyo kintu
ese uyu musore, ese uyu mukobwa cyangwa uyu mugabo cyangwa uyu mugore tugiye kuryamana, niteguye umugisha wanjye n'uwo ndiwe kubibura kubw'iyi pleasure, cyangwa niteguye guhandoringa iyo myuka yose ishobora kuzaba iri kunyuranyurana mu buzima bwanjye, ni ready yo kushobora kuvangura abo bantu? Ntabwo tubishoboye. Niyo mpamvu tugomba kwitondera iki cyaha. Niba rero byarabaye, birashoboka ko dushobora kurimbura cyangwa guca iyo minyururu yose duhambiriye ahashize, ariko kuba gusa uvuze ngo ndabiretse, ngo sinzongera gukora ibyaha by'ubusambanyi, ngo cyangwa sinzongera kwihuza n'uyu muntu, ibyo ntabwo bihagije, kuko icyo turi kurebaho ni izo ngaruka zabaye nyuma yo gukora ibyo bikorwa. Niba rero ushaka kubaho izo soul ties zitakuriho, iyo minyururu niyo mikoshi y'uwo muntu mwaryamanye bitakuriho, bisaba nyine kwatura icyo cyaha ukakivamo udatekereza kuzongera kugisubiramo. Ikindi kandi ukabaho mu buzima buguhoza imbere y'Imana, ugasenga amasengesho mazima agufasha gutandukanya wowe n'uwo muntu mwihuje, gutandukanya imitima, gutandukanya umutima wawe n'uwo muntu, gutandukanya ubugingo bwawe n'ubw'uwo muntu. Rero urumva biteye ubwoba. Njye byanteye ubwoba bukomeye cyane, kuko nari nzi ko ari ibintu ari cyaha umuntu ashobora gukora kikarangira, nkuko nshobora kuba nakwibagirwa umuntu twabikoranye ahashize, nari nzi ngo bishobora kurangira, ariko ubugingo bwo ntabwo bushobora kubyibagirwa ko hari undi muntu, hari undi mwuka wabwinjiyemo. Ubugingo ntabwo bushobora kwibagirwa ko bufite ubundi bugingo buburimo bubana. Mu gihe bisaba nyine spiritual warfare cyangwa intambara z'umwuka, igihe cyose ujya hasi kubera abo bantu baba bakurimo bari weak cyangwa bameze ukundi kuntu utazi, kubwo kuba umwuka wawe cyangwa ubugingo bwawe butagikomeye. Rero aka kanya birashoboka umubare w'abantu benshi kuba twarabikoze just for fun, kugira ngo twinezeze, kugira just to having fun kuri pleasure igihe gitoya, tutanabashije kubyegereza umutima wera nk'uko iki kiganiro gitumye tubyegereza umutima. Ariko none tuzaguma kugendana abandi bantu tudashaka kuba turi kumwe nabo ni ryari tuzaguma kwikorera imitwaro itari yacu? Kuko iyo wamaze kubikora gutyo, ni ngombwa iyo mitwaro yo muntu ushobora kuyikora, ushobora kuba atari kukubwira, mutari kuvugana ngo umuhe support runaka cyangwa akusobanure n'ibibazo yagize, ariko mu buryo bw'ubugingo, roho yawe iguma kwikorera iyo mitwaro, waba ubizi cyangwa utabizi. So urumva rero ni umukoro ugomba kwitaho, kugira tubashe gucleansinga, tubashe gukora isuku mu bugingo bwacu, tubashe kugira irindi tangiriro rishyashya, tubashe kugira ubugingo busukuye, tubashe kwitandukanya n'abo bantu twahaye igihe tukinjiza mu bugingo bwacu batari ngombwa, tubasohoremo, basohoke mu bugingo bwacu. Dutegereze ku muntu wenda ufite covenant, ufite isezerano ry'urushako afite, mufate urugendo rwo gusukura urwo rushako rwanyu, kugira abo bantu bose bateranira mu rugo rwanyu cyangwa mu rushako rwanyu kubw'icyo cyaha basohokemo, ndetse n'abo bantu bashobora kuza mu rukundo rwawe wowe wenda ukiri ingaragu ugishaka wenda kuzabana, kugira utangire ubone fondasiyo ikomeye ku rukundo rushyashya uzagira. Ugomba kuba wakatinze off izo soul ties zose, iyo minyururu yose ukayica ikavaho, kugira ngo urukundo ushaka gutera intambwe winjiramo ubuze kuba ruri safe. Bifite imbaraga nyinshi kukurusha wabishaka utabishaka, kuba wakwinjira mu rundi rukundo hari iyo minyururu guhambiriye. Niyo mpamvu ubona abantu babanye bakundanye, tukajya mu bukwe bwabo, ubukwe bumeze neza, ari kuvuga ngo ngewe ibyo nakoze ngo narekeye, ngo nari abana kabisa, ngo this is enough, ngo this is my time, ngo noneho nanjye nkaba umuntu w'umugabo, ngo nkagira urugo, ngo nkaba committed ku mugore umwe, ku mukobwa umwe, ngo tugasazana. N'umukobwa ukumva aravuze ngo okay, nabanye n'abajene benshi, nakoze ibiki, naryamanye n'abasore benshi, ariko igihe kirageze nanjye ngo mbe umubyeyi, igihe kirageze ngo nanjye mbe umudamu. Ntabwo byakunda. Mwararyamanye gutekereza ko ufashe ikindi gihe cyo kongera kugira indi ntambwe nshyashya, cyo kugira irindi tangiriro rishya, ariko ibi bintu by'imyuka ntabwo ari gutyo bikora. Kuba utekereza ko ufashe andi mahitamo mashya, kugize ikindi cyerekezo gishya, uburayi uburetse n'imibane udafututse uyiretse, ntabwo ari byo bigiye kukugira umumama muzima
cyangwa umudamu muzima cyangwa umugabo muzima, oya, urundi rugamba ruratangiye ahubwo rwo kwitandukanya n'abo bantu wihuje nabo muhashize. Ubu ngubu urugamba nibwo rukomeye. Urwo rukundo kumva ko wabaye committed wagiye kubana n'umuntu birugarijwe cyane ku buryo bidashobora kuresista na gato, kubwo kuba hari abantu benshi bakurimo. Niba wararyamanye n'umuntu umwe ashobora kuba umwe, babiri, batatu, bane, batanu, ayo masortazi yose, abo bantu bose, izo kamere zose zikurimo. Niko ijambo ry'Imana ryatumye, niko muri Bible havuga, haravuga ngo iyo uryamanye n'umuntu muhinduka umubiri umwe. Niba wararyamanye n'abasore babiri cyangwa batatu cyangwa bane, bitekereza nyine ko byarangiye, bakurimo, nawe uri muri bo. Rero ugiye kubinjirana mu rundi rushako rwawe, mu rugo rwawe, urukumva uzaresista. Niyo mpamvu urugo rutabeshwaho gusa n'ibitekerezo cyangwa n'ubwenge bw'abantu bahuye. Niyo mpamvu urugo rubeshwaho nyine n'Imana. Niyo mpamvu urukundo ruzima rubeshwaho n'Imana. Rero ntago Imana ishobora kuza kugutera inkunga y'urukundo rwawe utari kumwe nayo, mutagendana, utayeretse ko nyine yaguteka ingovu, yakugenga, utayemereye ngo umubiri wawe w'urusengero izemo ikuyobore. Rero kugira bikunde Imana cyangwa Mwuka Wera ibe yashobora nyine kuza mu buzima bwawe kwemerera kuyobore, harimo intambara yo kwiriye kurwana, harimo kwitandukanya, harimo gukorerwa deliverance ndetse no kwitandukanya n'iyo myuka n'abo bantu wamaze kwinjiza mu buzima bwawe. Bikorwa bite? Ni ukwikomeza ku Mana, ukaba nyine utajegajega, ugatangira urugendo rushya, ukavuga ngo okay, ubu ngubu nikomeje ku Mwami, ntangiye urugendo rushya, mvuye mu byaha, yego wenda mpisemo umuntu tugiye kubana, ariko ahashize ntago ndishyashya, byagenze gutya. Kugira binkundire, kugira bigushobokere, ntago ari ubwenge bwawe, nta nuko kuvuga ngo baye committed ngo uwo muntu ujye guhanga amaso gusa, kuko abo bantu winjije mu buzima bwawe bazagukurura, bagupushe, rimwe na rimwe bagufate usubire mu ibyo bihe byabo mwagiranye utabishaka cyangwa ubishaka, imyuka ugukurura gusubizeyo, ayo marari agukurura gusubizeyo. Inzira imwe n'imwe gusa yo kuba wakwegera Imana mu rugendo utangiye cyangwa uzaba utangiye cyangwa mu rugendo urimo, kuba buri munsi ugendana n'Imana, kuba buri munsi ubaho mu buzima bwo kwanga ibyaha nk'ibyo, kubaho buri munsi urwana no kwera no kwiyeza kugira bibashe kukugwa amahoro, cyangwa ugafata igihe gihagije cyo guca izo chain, iyo minyururu, kugira ngo bibashe kukugwa amahoro. Naho ubundi twarabikoze ibyo byaha, tubikora wenda twikinira, tubizi cyangwa tutabizi, ariko ntabwo byarangiriye hariya. Igisigaye ni uguhangana n'izo ngaruka z'ibyaha twakoze. Ushobora kuba utaranduye indwara iyo ari yo yose ifata mu maraso, ariko ntabwo ari ukukubeshya, ubugingo bwawe bwo buranduye, ubugingo bwawe ntabwo butunganye, buranduye. Rero intambara usigaje ikomeye kurusha izindi ni ukugira ngo ubugingo bwawe bukorerwe isuku, soul ties, iyo soul ties zikuriho zibashe gucika, ubashe kugira ahandi hantu winjira, wumve ko nawe utekanye, ubashe kugira umudendezo. Nta handi wakura uwo mudendezo w'ibyo byaha bimeze gutyo uretse kuba wafashwe n'Imana, akaba ariyo yakura iyo karande n'izo kasizi zose n'iyo mivumo yose tuba twariteye, tuba twarinje mu buzima bwacu bitewe n'abantu batandukanye baryamanye nabo. Urakoze. Natekereje ko bishobora kuba byagufasha. Niba wumva hari icyo byagufasha, please do that, kuko ubuzima bw'umudendezo, ubuzima bw'amahoro tubuhabwa nyine nuko kamere na roho yacu bimeze. Ntabwo ari uko gusa twatekereje, ari ibintu ibikorwa dukora yego biratwafekta, ariko abo twinjize mu buzima bwacu, uburyo bw'umwuka, ubuzima bw'umwuka nibwo tugomba kwitaho cyane, tugomba kubutunganya. Rero urakoze. Inzira nziza nakagaruka, it's a Duncan Master mu Nzira Nziza podcast. Reka tugume tuganire, mba nafashe umwanya, mba nafashe igihe, kuko mba ntekereza ko ibi bintu byange bikunde bishobora kugufasha, bishobora kugira ikintu bimara mu buzima bwawe, nkuko nanjye biba byagize icyo bimara mu buzima bwanjye. Ubu ngubu nafashe ingamba zo kwirinda iki cyaha mu buzima bwanjye kundi, kuko ni icyaha kibi cyane, ni icyaha gifite cya affecta igisekuru, gishobora kwafecta igisekuru cyanjye cyose, gishobora kwafecta umuryango wanjye wose, gishobora kwafecta umuryango uwo twabanye cyangwa abo uzabana nabo, abazagukomokaho, ugasanga hari indi myuka winjije mu muryango wawe. Kuko niba umuntu muzabana ufashe iyo myuka y'abantu mwaryamanye ukayimwinjizamo,
iramuvamo ijye mu bana muzabyarana, igende bakarande, usanga umuryango wabaye ikindi kintu. Umuryango ukomeze nta karuko Imana yatekereje ko umuryango wawe wagombaga kumera, ahubwo kuko wakoze icyaha cyaragiye kikwinjiramo, cyica n'ubugingo bwawe, cyica n'amasezerano yose Imana yari gufiteho, kikuyobora mu yindi nzira, ubaho uri undi muntu Imana itagennye ko ubaho. Rero urumva ni icyaha gifite imbaraga, ni ibyaha bifite imbaraga tuba tugomba kwirinda, cyangwa tuba tugomba kurwana nuko twacika izo ngaruka zose zabaye. Rero ugira impagarike n'ubugingo, kandi nkwifurije kuguma gutekereza neza, nkwifurije kugira ingufu zo kwirinda ibyaha by'uburyo bwose nk'ibyo ngibyo byangiza ubugingo, kugira ngo tubashe kugira umudendezo, tubashe kwishimira iyi si uko Imana yaduhaye mu murongo Imana yashatse ko tubamo, tubashe kuronka ibyiza Imana yaduhaye mu gihugu cyacu. Rero be blessed, tubonane ubutaha n'inzira nziza, naho ubutaha. Ciao ciao.